Urugo rumazemo imyaka ingahe? Mazemo imyaka 8. None se ku mwaka wa 15 umugabo akubwiye ati giye sinyi gushaka. Ubwo ntago wasenya? Ngiye nabamushaka nkamwizirika nkamwihomaho. Ngiye namwihomaho kuko first of all ni papa w'abana banje. Icyakabiri atagushaka. Niyo yaba dahaha nge nahaha. Gahunda nuko rugumamo. Nuko rwizirikaho nkarwihomaho. Rero n'urugo rwanjye ni patana rugi. Ugomba kumwihomaho mpaka. Yakora ibyiza usibye ko ibi bitsinizeye kazabinkora kuko abinkoze namucenga agasanga aje gukora agiye nko gukora ibi bakahasanga amubwira ati sheri mbabarira ni ngewe garuka muri wa muro ako mwana ibintu bari byo kuri kamera mami ibintu byo kuri kamera ushaka gushakana n'umugabo atanywa inzoga mukamara imyaka 5 atarasomaho na gatoya wajya kubona ukuntu arazadukanye kandi koko akibera mu nzoga pe n'inshingano zo mu rugo agahita zireka nazazi ni mutajya muvuga nazagahita zinanirwa handi umugore akubwira ati sha ndarukwirukanamo n'ubwo uri umugabo wanjye buriya abagore n'abagabo bapfa ibintu byinshi hanyuma mami ejo bundi wakoze ikiganiro ku Isimbi TV uvuga ngo umuntu asenya urugo byagenze uti abantu bamwe bagiye bavuga ati nyamara wa mugore ari kwishongora nuko bitaramubaho bira amagambo yakura hehe ngagaho kari kuwundi ngo karahandurika bagiye bavuga ibintu byinshi nanjye reka none ngaruke uyu munsi wa none bidushiraho umuco ku buryo abantu bose babyumva neza kweko bavuze amagambo impamvu nayavuze hari n'abavuze ngo umunsi umwe azagukura amenyo ntazongera kumurata byagenda ute nk'ubu wisanze wakoze divorce ngewe nicyo kibazo nangiye kukubaza ngavuga ati ntuze kukirakariramo Yes ni by'agace gakomeye kuduhitama hano kuri Gona Rike Plus amahoro y'Imana akomeze kubana namwe ngewe nitwa David ninjye mugiye kubana muri kiganiro na Kiyobora hanyuma rero ntanabasuje no se mwamuherereye mwamuri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda mwumve ko mbasushikara abwira ko mbakunda cyane ve ku mutima n'abakunda cyane ve ku mutima sinafata akanya ngumva ahantu ntuye ntembere mu karere ka Musanze ahanga nice ni mu murenge wa Kinigi aho naje kuganira n'umuntu w'Imana umuvandimwe wacu Imana duhaye mu gihe ngiki ufite ibitekerezo byinshi byafasha abantu cyane kicyo tuba tugendere ni isomo no kwigisha abantu ariko nanone nitwibagirwe ko Imana ihari cyangwa se n'umuco uhari yitwa Mami ariko araza kutubwira andi mazina ariko ugeze hano mu Kinigi ukabaza ati Mami bahita kubwira ati kwa Mami ni hariya bitewe n'akazi akora afite Mami Shop mwanyeruka mukaza mugaso ku bantu batembera mu Kinigi ndabatindeye cyane rero reka mwakire Mami ndakwakiriye ndagushimiye murakoze cyane arya ukunda yihengese yo gutangira ikiganiro okay nakivuga wakivuga warangiza tugatangira ikiganiro of course thank you ugikunda gusenga imbere cyane imbere cyane akibwo nabyo rabikurikiza ko utagira ikiganiro ndabasuhuje abakunzi ba Gona Rike TV Plus abakunzi ba Men Empire ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo amen Imana duhana umugisha reka dushima Imana it's a time nawe ahuri wicara ushima Imana habigiye umuntu agenda mu bihe bikomeye cyangwa sometime ugafata icyumba cyabagamo Yesu Kristo ugaterekamo ibindi bintu ugafata Imana ukayimura ugashyira ibindi bintu yes nshaka gusengana n'umuntu wafashe icyumba cyabagamo Yesu Kristo cyangwa Imana yiwe agashyiramo ibindi bintu uyu munsi reka dusengane dutangira n'ikiganiro Uwiteka mwami Yesu tugarutse imbere ya tugushima kandi tuguhimbaza tugushima ibyo wakoze tugushima ibyo ukora n'ibyo uzakora komeza ubane natwe utubabarire ibyaha byacu ko turi abanyabyaha Mana ugumane natwe uduhe kugukunda uduhe kukugira kugushyira imbere muri byose turakwinginze ngo icyumba twashyizemo ibintu byacu twishakiye bijyanye n'irari byacu gikurwe mu izina rya Yesu turakwinginze ugaruke mu cyumba cyawe twongere tugukunde twongere turyoherwe n'ibyawe mu izina rya Yesu tukoretse iki kiganiro tugiye gukora kugira ngo umuntu uzakireba kizasa n'umutima wiwe kandi kizagere ku bantu benshi baruhuke urakoze kuri Imana nziza amen
hanyuma nongeye kuguha ikaze n'akareba hano kuri Gonarike Plus, mpaye ikaze n'akareba ku bantu badukurikira hano kuri Gonarike Plus. Nize ko kino kiganiro tugiye gukora abantu benshi bari buze kugikuramo isomo. Yes. Bari buze kugikuramo ubutumwa nkuko nababwiye Imana iracyahari ariko n'umushura hari. Nibyo abantu twumva sinangomwe ngo twumve ibintu kimwe, ariko ikiza nuko tugomba kumva ibintu. Kino kiganiro rero ni ikiganiro kiba kidufasha kumva amasomo menshi agiye atandukanye. Mami umeze ute nakubaza ibibazo nateguye byo kukubaza? Ndashima Imana yandemye kabinzi nkiri urusoro mu nda ya mama. Yego. Na nubu ikabitarandekura. Yubahwe iragahora ku ngoma. Sari yuti papa mu ijuru. Eze uheruka kurakara ryari? Sinjya ndakara. Nyine ndakubajije. Igihe kumvura raka agahinda nyine kagiye guturitsa umutima. Ariko ntago katurikije umutima ariko nararakaye. Nyine kagiye guturitsa umutima niko navuze. Ntago ibyo biramba kuva navuka. Kuvavuka urawishimye? Abajya bavuga nk'abantu babyibushye bahora bishima. Sha ndi munezero ngende n'urugero rw'ibyishimo. Kubanzi neza byakugora kumfatisha narakaye. Warakaye. Ubundi sinzi n'umuri tugendeye kugira ngo abantu bafata amasomo menshi agiye atandukanye nitubaza ikintu bahe bakora imisomo ryinshi bo baryumve kabiri. Ubundi kwishima bifasha ko umuntu kwishima bituma gahunda zawe zigenda neza z'umunsi. Iyo kwishima bigize password ibintu bya byose bigenda neza. Iyo umuntu yaguhemukiye urabyirengagiza, wakena ukabyirengagiza, wasonze ukabyirengagiza, wabura n'amafaranga ukabyirengagiza. Rero kwishima ni amafaranga ko sinzi ko abantu bakihanganira. None se ntago ushobora kujya kuyiha cyangwa ngo wibe. Rero kwishima ubigira password, si ngombwa ngo ufite ibyagushimishije. Hari umuntu ushobora kuba dukurikiye hano akavuga ati impamvu uri kuvuga ayo magambo nuko uyafite. Oya mfite ayo kurya ndashima n'Imana ko yampaye ibiryo, ariko ntago mfite ayo nyuzwe nayo. Asiko iki abantu batajya kunyurwa? Impamvu batagira kunyurwa nuko turi mu isi kandi duhora dushakisha. Nashatse umuntu uvuga ati ibyo mfite birampagije nabindi ngeneye. Oya pe. Jewe mfite ibyo ibimpagije nabyuka nkaryama nkareba televiziyo singe mu kazi. Ariko kuba nkikora ngishaka amafaranga ni ikimenyetso cyuko ntanyuzwe, ngishaka kongeraho ariko gakomeza uhatana. Ngakomeza matana. Hanyuma mu minsi yashize wagiye ukora ikiganiro gutya, ndagira ngo ariho hano tuza guhera kuko ubu nagusuzaga ngo baze ukomeze. Mwakoze ikiganiro ngo ni mami, ariko ntago watubwiye ahantu mami ryagiye rituruka keshi. Niba ari uko byitwa kuba kuri umwana. Oya nkiri umwana ntago nitwaga mami, ahubwo mami ni blessed name. Nifata nk'izina ry'umugisha nkuko nahawe n'andi mazina y'umugisha. Yego. Hitwa Mama Shema, Mama Isheja. Rero mami nabaye mami kuko ndi mama w'abantu bose. W'abantu bose? Ubwo nanjye uri mama? Ababishaka na of course. Wese no none se iyo unyise mami bivuge mu Kinyarwanda. Bivuze mami? Mami ni mama. Ni mama. Nasa ari cyo urambura na David? Ntacyo ndakuburana n'uyu munsi turi kuganira. Okay. Bivuze ngo rero n'umusaza w'imvi arambwira ati mami kandi service yose ishoboka namufasha ndayikora n'umutima ukunze ko mbashaka umugisha. Kabisa bafite cash. Ubwo se nk'umuntu ari muri Amerika wakamwohereza? Of course delivery turayikora cyane. Muri Amerika bwo kakajyayo cyane. We nayo akaguza ari amadora nk'ijana. Ubwo kageza n'ibyaguhenda? Ntago byamenda, nimba yakunze umwenda bivuze ngo afite uburyo, dufite uburyo twaconnectana bikamugeraho. Ya ukunze ari mu Rwanda ari hanze abafite. Oya nubwo ari kuvuga ngo bakunda gutya, hari gihe baba bishima online. Akaba yambwira ati iyi myenda ndayishaka ndayikunze. Mfite gahunda yo kuzaza guhikinga wenda cyangwa kuzajya gusura inyamaswa mu kwa 7 muri high season. Yego. Akatambira ati ni mu kwa 7 ni igihe cyiza nyine cyo ingagi ziboneka hafi. Noneho akambwira ati umbikire iyi myenda iyi complete, ipantaro, ishati, ingofero n'inkweto nkabishyira hariya. Cyangwa akambwira ati mbaye nkohereje amafaranga ubimpere uyu muntu gutya. Nago ndagerageza kubyohereza muri Amerika ngo ndebe ikiguzi bitanga bitwara, ariko kwambika baje bo
barambwira nkabibafatira bakazaza bakabifata. Hanyuma ako kari gaciye kugira ngo twumve meni shop y'Empire nayo tuyamamarize reka tutangire ikiganiro cyacu ariko nanone twashaka kumenya izina mami sinzi ukuntu abyitwaramo yo nk'umusaza mama ngo mami akuruta kubyaye mami ni izina ry'umugisha kandi nanjye ndarikunda ariko mu busanzwe data yanyise niyo mubyeyi Eugenie. Hanyuma mami ejo bundi wakoze ikiganiro ku Isimbi TV uvuga ngo umuntu asenya urugo byagenze uti abantu bamwe bagiye bavuga ati nyamara wa mugore ari kwishongora nuko bitaramubaho biramagambo yakura hehe ngagaho kari kuwundi ngo karahandurika bagiye bavuga ibintu byinshi nanjye reka none ngaruke uyu munsi wa none bidushiraho umuco ku buryo abantu bose babyumva neza kweko bavuze ari amagambo impamvu nayavuze ngewe ngendera ku muco umuco nyarwanda navuye iwacu mbona mama yarashatse yego kandi mama yarabyawe n'umumama nawe washatse bivuze ngo rero nanjye ngomba gushaka umwana wanjye akazasanga narashatse ntibivuga yuko umurwa hatabamo amahwa cyangwa utuntu tujombana nubwo biza bigashira rero nimba ugiye mu rugo washyizemo password mu mutwe wawe ngo nidukena nzasenya umugabo nankubita nzasenya nituburara nzasenya uzasenya koko nimba wagiye ukurikiye amafaranga cyangwa ibindi uzasenya ako nimba washyizemo password mu mutwe wawe ngo nje kubaka ikizambaho cyose nzubaka rero impamvu navuze ngo mbuze umugabo napfa nuko nzi ko umugabo ari ingenzi mu buzima ariko bame ntago ari abantu babyumva ndabivuze umugabo ni ingenzi mu buzima wa muntu utemera ko ari ingenzi azatandukane nawe arebe iyo ukoze divorce n'umugabo cyangwa mutandukanye gato ubundi umugani w'abanyarwanda uravuga ngo umugore uguguna igufa ugashaka urirya akarimara icyo bisobanuye ni igiki ushaka umugabo wawe yanciye inyuma mufasha asambana birumvikana nawe wagize agahinda sorry naho uri kunyumva ibyo bintu byarakubayeho impore singushinyaguriye ariko utaye wa mugabo umwe umukarani umunyonzi yego umusabirizi no ku muhanda n'umuntu watekaci nimba guhaye 10, 10, 20, 500 ku rwego uriho arakujya hejuru icyo gihe aritwa umugabo wawe ntibishoboka ko umugore wabonanye n'umugabo ntago ari masera ntafite itegeko ribimubuza abaho nta mugabo afite niyo mpamvu rero umugabo ni ingenzi mu buzima wabishaka utabishaka wakitesha umwe ubugiye gutwara abandi of course ariko mame hano hari abantu badukurikiye siko babyumva abantu badukurikiye siko ntago babyumva nyine ntago ariko babyumva kuko kandi bamwe bakoze divorce kandi bafite hari n'abavuze ngo umunsi umwe azagukura amenyo ntago zongera kumurata nanjye icyo kintu nkivuge ufite amenyo yuzuye wa mugani ntago kuri amenyo uzabigenza ute nzihangana umva impamvu nzihangana first of all mbere y'uko kwihangana uri kubyumva haza kwihangana habanje kubaho kwirinda uri kubyumva ntushobora kwihanganira ikintu utabanje kwirinda nimba umugabo wanjye iyo tuganiriye ambwira ngo ntabwo umugore w'umusinzi sibyo nanga umugore ugorobereza mu bintu bidafite shinge na rugero mu manyungu muba abagore hari igihe ugira nka kitchen party buri weekend ufite kitchen party bridal shower buri munsi none ukabivanga no mu misi y'akazi ngugiye muri ibyo birori kandi umugabo wawe ntabikunda nimba uzi ko waje kubaka bireke umugabo arakubwira ati sinkunda yuko unywa inzoga ati nimba byaranakunaniye jya wicara mu rugo basi nzajya nkuzanira ako kanoresi cyangwa nkuzanira iyo nzoga uyinguje wenda akazi ibintu byinshi ati ngwino hano sibyo mpamagara icupa rimwe ariko ngiye gusohoka nasinze kameme ndi umubyeyi narabyaye uretse no kuba umubyeyi ndi umunyarwandakazi bansanze mu muhanda ndimo ndatembagana izo sindanga agaciro rero nimba umugabo atabikunda banza ubyirinde nimba ukoze rero ikosa gatoya umugabo akagusangana n'undi mugabo uri mu kabari se wakujyanyemo akaguhishya of course ugomba kwihangana first of all icyo wakoze yarakikubujije reka tube turi aho ngaho none urisaza mu biki reka tube turi aho ngaho hano hari abantu badukurikiye bakoze ibyo byose ndetse banarenzaho bakora ibyiza kuruta ariko bo ntago banyoye izo nzoga bafite abagabo b'abasinzi
bafite abagabo babananiye bajya mu bandi bagore bafata umushahara nkaho bawufashe nyine bakawufashisha umuryango bakawujyana mu usibye n'icyo mu minsi ishize yego reka ndacyakomeza kukubaza ikibazo turagenderaho mu minsi ishize wabonye umugore wakubise umugabo kubera akadege ngiye nazanye point ndavuga ngo aho kugira ngo ngire mukeba w'umugore wakadege nako nagira mukeba w'umugore kuko umukeba w'umugore amujyaho akamuhaga ariko akadege kakujya mu maraso ku buryo ujya no kwiba ukajya kugakina mbese ugira ngo ujye gukina akadege yogira ngo umugabo wajya gukina akadege yagira akagira umugore wundi ku ruhande yes ikibazo cyawe rero uri kumbwira ati uramutse ufite umugabo sibyo wakunaniye wirirwa mu businzi wirirwa mu bagore wirirwa mu kadege udahaha uza akagukubita waba wakoze ikosa utarikoze yego uwo mugabo koko yaba umugabo wawe ihangana uwo mugabo yaba akiri ingenzi mu buzima bwawe yego of course uwo mugabo ni umugabo ute of course uwo mugabo ni umutware dusobanurire umugabo sinda impamvu ari umugabo ibyo bintu si byavutse akora ni umunyamakosa pe ariko ni umugabo wawe wagiye gushaka yarakweretse 20% kandi uko umwaka uza uko ukwezi gushira havuka umugabo utandukanye n'uwo washatse nimba washatse rero uzi kuzamwihanganira byihanganire ahubwo nimba ushoboye gusenga jya ku mavi ugenda ubwira Imana ati Mana ndakwinginze uyu mugabo siwe nagusabye mpindurira nimba gusenga ubona ari imbaraga zigarukiye koresha trick koresha ubwenge Imana yaguhaye nimba yibaye amafaranga akajyana mu kadege koresha uburyo yamuhisha ajye kure yayo kuko aracyari umugabo wawe ni papa w'abana bawe uri kubyumva nimba aza akagukubita kuko yahishe uri kubyumva ntago umuntu muzima kubita umugore uwo muntu abarwaye umuntu muzima ntago umuntu muzima umuntu ufite roho nzima utarwaye udafite ikibazo ntago akubita umugore umuntu ajya gukubita umugore buriya niyo mpamvu bavuga ngo umuntu muzima ku munsi abafite byibura iminota 10 yo gusara mami mpakano kanya abafitemo akabazo ko gukubita nyine ko kugira umujinya uwo muntu rero iyo ubonye agiye kukwica gutyo umuhigihe nyine abashobora kuba afite izo ngeso muri uyu mwaka undi mwaka akaba atakizifite ntago itegeko ari gutushwana nabo mami hari ikintu leta ivuga dukumira ibyaha bitaraba yego nubona uwo mugabo amaheza kuzakwicara mu nzu wakora iki hari igihe umugabo azameze nka kabutindi na leta bivuga neza ati dukumira icyaha kitaragira ute ndacyakubwira hari igihe umugabo azameze nk'igihazi uri kubyumva yego niyo yakubita mudondo ubwonko imwe ahitaza akakurimbagura amakonteri akayaca amateleviziyo akamenagura abana bakajya kwisha musi y'igitanda imodoka akayigongesha ahantu uwo mugabo yarakunaniye ikintu ukora ni iki uramureka kubera yuko uwo mugabo aba afitemo ni nkaho nabyitaho nk'ari satani yamwinjiyemo aragenda akabona ni muzima ariko ntabwo aba ari muzima uri kubyumva kuko ni wowe mutari guhuza n'ibyo bintu biri kurwana nawe mutari guhuza kuko ari umutware wawe rero washatse uzi ko uzashaka iyo udashoboye kumwihanganira aho kugira ngo akwice umuha akanya akitekerezaho ukamujya kure nakakujya kure uri kubyumva ariko bidakuye ko akiri umugabo wawe mbese ikintu cyari ni umugabo wawe nuko umwirinda kugira ngo ujye kure yaha kubangamira kuko ndabizi neza iyo umuntu atari uburozi ngaba afite nyine abashimitse bamugereye ntago abateze kurekura umuryango we rero iyo ubona yuko nyine yarozwe ari ikibazo cy'ubusazi nyine abantu kurama akawe karenge hakiri kare ariko ibyo bintu bitaraba uramurwaza ni umwaka umwe biba ari iby'igihe gito bitewe n'ikigara agendana nacyo iyo atandukanye nacyo aragaruka akaba umugabo kandi akazicuza akagusaba n'imbabazi mukongera mugafatana agatoki ku kandi ni ingo nyinshi ni abasitari benshi nzi bashwana bakongera bagakundana ikibazo kini
ngiye kukubaza kugira ngo tujye ku kindi kintu nacyo kidanjyanye n'umuryango. Ntekeza ko abantu badukurikiye hano baba bagenda bakuramo amasomo bitewe nuko ashaka kubyumva, ariko niba urugo rwabo rwarasenyutse byo sinzi ko aya masomo turi gutanga hano ari buze kugira icyo agufasha, ariko yagufasha no mu rugo rwa kabiri, sibyo? Ashobora kuba atagufashe mu rugo rwa mbere, yanagufasha ukawasura, aragufasha ukabigumana ntakoze. Ese mami, bizafatwa gute? Ntago bino bintu byikwifurije, ngiye kukubaza kino kibazo nuze kukirakariramo. Ngiye ntago njya ndakara. Niranze nihajya no kuvuga iki. Turi imbere ya kamera. Uzakora ikintu cyose cyatuma ndakara, urebe ko ndakara. Byagenda ute nk'ubu wisanze wakoze divorce? Ngewe? Nicyo kibazo ngiye kukubaza ngavuga ati ntuze kukirakariramo. Nisanze nakoze divorce. Atari igihe biturutseho. Nyine atari igihe biturutseho. Kuko ubuzima bw'umuntu n'ikiremwa muntu kirubahirizwa. Umugabo wanjye aramutse atanshaka kambwira ati mugore wanjye ntago nkigukeneye, imico irambangamira, nawe usigaye uteye uburyo bumbangamira, singushaka. N'abandi meza nibone ku ruhande tiburya wo ntago kizi, namuha uburenganzira bwe ariko sinarekera kumukunda. Tandukanye ibintu bibiri, kuko nyine ari kwiroha mu kintu atazi cyangwa atari gukurura uburyo ari kibi, namureka akagenda, ariko ngiye yahora ari umugabo wanjye. Bivuze ngo nubwo yagenda yajya kure, namutegereza kuko aho yaba agiye nka kwa kundi umwana agucika akajya kwiba amapera kandi ubizi ko agiye kwiba amapera, uri kubyumva? Bari rugaruka agataha mu rugo. Icyo nakora cyane akabona yuko nkiri top at the end, kuko yaba nzi neza yazabona nta mugore usa nanjye akagaruka. Wakora igishoka cyose akakugarukira. Yes, yazagaruka. Ubwo abadukurikiye nabumvise misomo, uramutse ukoze divorce wo muntu udukurikiye, ni ikihe kintu bukuriye kuba wakora? Mami, reka tukomeze ku bindi bintu ariko nabyo ni ku muryango, ku bintu bigenda bivugwa. Wagiye mu munsi w'abagore wawufashe ute? Narishimye, naranezerewe. Of course my husband yari yampostinze ambwira utugambo ntaheruka kumva. Yego. Imana iguhe umugisha sweetheart. Ese ubundi kangubaza, uri kubyumva? Tutarakomeza ikindi turakomeza ngubazaho, bisobanuye iki ko umugabo yagupostinga kenshi cyangwa akagupostinga nka rimwe mu kwezi? Nge ntago mbikunda, kereka nimba ari byo mbasha kubona. Nyine ntago nkunda umuntu makeya cyane, uri kumva ngo yirirwe antesha umubwira ni wowe mugore mwiza ibiki, kuko iyo umuntu afite ingeso nk'iya kenshi keyaguha yageze no mu bandi arabasagurira. Nyine niko character, nizo characterize. Nyine akwita mami, sheri, bebe, yagiye no mu kabari kugura inzoga ati bebe wampaye inzoga se. Burya babaga posting abantu kenshi, bagore babo kenshi. Nyine abantu bashabutse kwa, abantu bafite courage mu rukundo, nyine baruha umugore we pe akamuhurwa umugore we, ariko nabo hanze baba bakunda cyane, kandi ngewe nshobora kubona agake yasaguriye hanze nkaba nafuka. Reka twigarukire kuri wa munsi wacu, ubwo abantu babyumvise. Uriya munsi w'abagore, ariko nk'abagore ngo bategeka abagabo kujya gusasa ngo nabo ngo kuba nka umunsi wabo. Oya nge nawe nategeka umugabo wanjye gusasa. Uriya munsi ufata umunsi w'abagore. Umunsi w'abagore ni umunsi twiyumva pe, ni umunsi twiyumva twongera tukumva twabaye abamama. Nimba utaruherutse gukubitamo agakwembe ugakwembeka, ugambara igitenge ugakubitamo rwose ukumva umumama, ukumva uraryohewe no kumama. None watekerezaho umuyobozi wacu w'ikirenga, His Excellent Paul Kagame yatuvanye shutiya, wabitekereza wareba ukuntu uri kujya muri business, uri kujya gukora deal n'abantu bakomeye n'amakampani ya danje, warangiza ukavuga ati umugore kwa Kagame, ukumva ko kurashinganye, nta muntu ukuvuga, nta muntu ukuvuguruza, igitekerezo cyawe utanze kiba ari deal ikomeye, ugatuvuga ati ndi umugore kabisa, ntago biduteye isoni. Yego. Reka dukomeze. Uriya munsi wagiyemo uba mu tuntu twinshi tugiye dutandukanye. Ku bantu bangurikira no kuri Gonarike Plus ntibaze gutekereza ko nataye uburyo ntwaramo ibiganiro byanjye cyangwa se ibintu mashaka kwigisha, ariko ni ikibazo gito ngiye kubaza, kandi natwe kitureba kireba umuco
nacyo kireba nabo bantu. Oya reka nkubwire David jya utandukanya ibintu sibyo ntago Yesu Kristo yaje hano mu isi uri kubyumva kureba intungane yaje kureba n'abanyabyaha sibyo kandi kugira ngo ujye kubwiriza umunyabyaha cyangwa umuntu ukora icyaha wambara uwo mwenda we kugira ngo byibura wisanishe nawe uze kumurohora aho hantu ntago igihe cyose uzaza uvuga ubuhanuzi ntago igihe cyose uzaza uvuga ngo yeretswe ngo ngiye ngo ndabahanura ibintu bikaba yes ibyo bintu biri true nibyo Imana iriho irakora iracyakora ariko natwe abantu yaremye dufite umusanzu nimba se uje kubwira umuntu ngo Paul wahuye na divorce ngo ndagusengeye ngo ubonye undi mugabo ibyo bintu ni byiza ariko se kuki kuri Gonareke TV Plus utazana noneho n'umuntu ubabwira ati mwe muretse gusenya haracyari ibyiringiro ko ingo zakomera ari wowe uwo n'umusanzu ukomeye cyane of course soza ariko none nutwa amasomo menshi ku bantu badukurikira no kuri Gonareke Plus n'utuntu turimo challenge nyinshi ku buryo umuntu yakwigiraho akakuramo ikintu cyiza ntago nkunda challenge ntago ari okay reka tugende none tujye mu buzima busanzwe n'ubudakunda challenge reka mwibarize ubundi buzima busanzwe mami yes kugira ngo umugore dukurikiye hano nawaze kumva wenda uburyo yapanga umunsi nakunda umunsi wakunda upanze nawe araza kubyigiraho amenye ko yabaho neza umunsi wanjye ni mubi pe nuwabasiriyo kira umunsi wanjye aha umunsi wawe upanze ute umunsi wawe ubona upanze ute mu gitondo byutse umunsi wanjye pe nk'ubugiye hano abantu bagira ngo ndiyemera sheri wanjye bagira ngo nje gutebya hano bagira ngo nubwiyemezi ni bya bintu by'abantu yego umunsi wanjye ubupanze kugeza saa 6 z'ijoro sindaryama mbere ya saa 6 z'ijoro buri gihe uryama saa 6 z'ijoro nta na rimwe ariko ni nako bigenda hari umuntu wambwiye ubundi umunsi wanjye first of all nkibyuka mbyuka ari umwana wanjye umbyukije kuko ukuntu mba nananiwe ntago nakibyutsa ndabanza nkamuha ibere nkamwonsa nkumva ko umwana wanjye yijuse ahaze neza tuze umubi nkabyuka nimba ari gahunda nararanye nkongera nkazimedita buriya medita cyane kurusha ukuntu nyine 50% ni meditation 50% ni amasengesho uri kubyumva kuko njye amasengesho yanjye nyavanga n'akazi muri ya minota itarenze 10 mbyutsemo ndi kwitekerezaho nshaka kwinanura ngo njye gukaraba nibyo bintu mba ndimo harimo gupanga umunsi narangiza nkabyuka mbere yuko njya muri dushe mbanza kureba kuri telefone yanjye kareba update nkareba ntago ari ngombwa update ahubwo ndeba ko $1 kagiyeho ndeba yuko $1 kagiyeho nkareba subscribers nagize n'amafaranga ko yagiyeho nkajya no kuri TikTok nkareba nk'ibindi minota 3 ubwo mba ndi gukanura nyine ndi kureba amazi narangiza telefone nkahita nyifunga nkayibika nkaraba amazi akonje namara gukaraba amazi akonje nkafata ka breakfast ntabwo ko iminota mike kuko si nkunda ibiryo pe ariko si nkirya cyane mfata utuntu dukeya cyangwa natwo nkatwihorera sometime nkahita nza gucuruza kuri shop ukahita kuri shop ubundi kuri shop ugafunga amasaa 6 oya shop ngacuruza saa 1 z'ijoro ubwo saa 1 nibwo ntangira akazi ka shop ubwo saa 6 nariye ubwo nyine birumvikana saa 1 nkabafunze shop nkahita njya muri after work ya shop ubwo nimba mvuye mu kazi ko muri shop nkahita njya mu kandi kazi akazi kanako nkavuga ko ntago kane isoni kavuge nta kibazo kuko karantunze pe karantunze nkajya mu kandi kazi nkajya kubarira abo bakobwa banjye baba bafite kandi kazi yego nkababarira nkabarangurira nkongera ngataha wenda nka saa 4 z'ijoro nkajya kureba abana iyo batarasinzira rye sanga basinziriye habaho n'igenza mbazaniye nyine hari ukuntu umubyeyi aca nko kudufi niyo mpamvu nkunda akazi udusambaza akagati nkaza nirukanka ngo ndebe ko batarasinzira nkabagaburira narangiza ubwo ngubwo nimba umutwara hari tukaganiraho gato tukaryama nanone saa 6 z'ijoro nkongera nkareba ku gatelefone kanjye da nkareba ko hari icyabaye
narangiza nkaryama ngasenga nkaryama. Ziba Gonarike Plus ndetse na Men Empire, ahangaha niho tugiye gusoza ikiganiro cyacu, gusa twatambukije amasomo menshi ariko nkabyirirwa benshi akumva beneyo sibyo mami? Yego. Tugiye gusoza ikiganiro cyacu ariko nanone ntabwo twasoza ikiganiro tutabwiye mami iti ndike kintu kimwe yatangaza ku bantu bamukunda, none nahize ngamubwiye akantu kamwe dusigaje tugiye gukora. Ndike kintu watangaza abantu bagiye gukunda muri iki kiganiro? Ikintu nababwira nuko nanjye mbakunda cyane, ariko cyane kubera yuko ntago ndiho ku bwanjye gusa. Uvuga ngo nanjye mbakunda bive ku mutima. Oya, yako nakawe. Hari ibintu bibiri bitajya nakawe kandi kubaho, sibyo? Ariko njyewe ndiho kubera yuko abantu bahari. Ntago waba mu ishyamba wenyine ngo ugire roho nzima, ahubwo kuko abandi bantu uri kumwe nabo n'umugisha kuri wowe. Ejo bundi nashimiye abakunzi ba Men Empire, twagiranye urugendo tukaba twujuje 5,000. Ndababwira ngo Imana ibaho umugisha. Rero n'abantu bo kuri Gonarike TV Plus bazankunda, Imana nabi ibaho umugisha. Unkeneye hari inama, ibitekerezo, uri kubyumva, diro twakinana irimo cash, kuko ngewe ndi umunye business, uri kubyumva. Diro ushaka ko dufata amasoko, ushaka ko dukora diro zifatika zibyaramo amafaranga zemewe na leta, zifa kuba zemewe izo uko byaba bimeze kose nta kibazo. Ndi hano, ushaka umuntu gukorera umushinga nabwo ndahari. Ibindi rero Imana iduhana umugisha, ndabakunda pe. Ikindi wowe uri mu mugisha, itware neza, cungo wa mugisha wawe utagucika. Ikindi ntumve yuko uri agatangaza, kuko wakugezeho uzagera no ku bandi. Imana iduhana umugisha. Yes, nanga dusoreje, ariko nanone sinareka kubabwira ko mu bantu bazatembera mu ishyamba cyangwa se abantu bafite amavisita hani ku kiyaga n'ahandi hantu henshi hagiye hatandukanye, ko nta handi wajya kugura imyenda usibye kuri Men Empire Shop, cyangwa se tukanayikoreza online bitewe n'icyo wifuza, ku nkweto nziza cyangwa se ku mapantaro meza cyangwa se ku makanzu meza, abamama n'abapapa ndetse n'abakobwa n'amakupure byose arabambika. Umuntu wakeneye ibintu bya online twatanga nimero no kugana na mami, nabyo niyo nimero murahita muyibonera. Mami waduha nimero yawe? Iyo ni nimero ya business nkoresha, kandi nimero y'abantu bafite ibitekerezo bizima amamagaye nkinisha ntago nakwitaba. Ni nimero 078 61 82 3. Yego. Nubone zisoje n'isengesho rigufiye. Uwiteka Mwami Yesu, wabanye nanjye uragahora ku ngoma, wabanye natwe kandi shimwe habwe icyubahiro. Komeza urindi ntambwe zacu, turagukunda papa wacu, niwe waturemye, niwe uzerezo ryacu. Habwe icyubahiro, amen.